nkuko mubizi ndi mu Rwanda nako okay kambe serious man. Iyi ni MT20 Music ikomeje kubakundana kubagezaho ibintu byiza kandi mukunze. Uyu munsi rero aba beginners bamereye nabi man, bamereye nabi baranyishe ngo kuki nabitaho ngo ntago mbaha ibintu byo gukora mu byukuri babinumvikana, nita ku bantu bashaka bintu nk'ibyo abanzengereje koko, ariko nibyo reka namwe nge mbibuka abana banje nkunda, hanyuma nje mbakorera umuti sha nje mbakorera umuti. Hanyuma rero aba beginners ngira ngo mama she baba mbese urukundo ninde, ese ni umuntu mumbwire nanjye murebe, urukundo ninde. Rumva ari muri do honyine gusa mani abibonye do ishobora gukora ibintu byiza cyane. Mundeke mbabaze urukundo ninde mumbwire, ese n'umukobwa ashwida, ese n'umuhungu, ese n'umupapa ndavuga umugabo, ese n'umugore ashwida, urukundo ninde. Gitari niyo. Hanyuma rero ababakazi nabo bashaka gukora ibintu byiza kandi biryoshye. Twagiye mu do cyo kureba icyo bita progressions zitandukanye. Progression ushobora gusanga muri do, ubundi iza majeri ni eshatu nazo izindi do na fa benshi bakunda kwana gutya ari bare, cyangwa se bakanda yendi yasorera gutya nayo ni nziza, ariko kandi iyi iratwika ariyo iyi, sibyo? Urukundo ninde. Okay, do na fa na sol niyo manota atatu ya majeri tumenyereye, sibyo? Tugiye kureba ngo hagati dushiremo andi manota sha batwikire bana banje. Hari do iyo twarayibonye, turangije tubona ire update cyane bitewe na melody zihari cyangwa dufite. Tuzamura hano hejuru agahera kaza hejuru, iyo do ari ivamo melody nyinshi cyane ku bantu bari kwiga improvisation, sibyo? Abari kwiga ama country music. Holy you are holy. Ayibonye? Aha. So rero bivuze iki? Bisaba ko uyu murya tukandira ahangaha bitewe n'impamvu cyangwa se na melody tugiye gucuranga. Si ngombwa buri gihe, ni impamvu position zose tuziga kugira ngo dukungahare cyane mu kuzacuranga melody ziri hejuru. Hanyuma tugiye kureba do, ese hagati ya do na fa twashyiramo ihe mineri. Ku bantu biza mineri, ntekereza ko mineri kuri channel ya MT20 Music hariho minors I think, so ariko ni byiza ko nayasubiramo kugira ngo bitabayobya. Twabonye do majeri, tugiye kureba urana uyu murya wa gatanu kuri fret ya gatatu, sibyo?
uyu niwo usobanura do, uyu bwawo usobanura do. Niyo mpamvu iyo ukanze kode yose ya do hazamo soprano, alto, tena. Muri make iyi niyo soprano, sibyo? Na mineri rero hahinduka akantu gato n'ubundi. Wayibonye aho kugira ngo ukande gutya, ahubwo izi ebyiri zikandira hano, then urwa kabiri rukakandwa kuri freti ya kane ku murya wa kangahe? Wa kabiri. Then uru rugakanda imirya yose nta kibazo, cyane cyane uyu nguyu wa kangahe? Wa gatanu, ndetse n'uyu wa mbere kuri freti ya gatatu. Okay, okay. Iyo bayita do mineur cyangwa C minor ku bantu bamenyereye uruzungu cyangwa icyongereza. Murebe neza ko nikanze. Okay, umurya kabiri. Okay, umurya kangahe? Wa kane, umurya gatatu. All right, so yeah mama, yeah mama, yeah mama, yeah. Okay, hiyo ni do mineur. Naho le mineur, urutoki rwa mbere rufata kuri freti ya mbere ku murya wa mbere, sibyo? Urutoki rwa kabiri rugafata kuri freti ya kabiri ku murya wa gatatu. Urutoki rwa gatatu rugafata kuri freti ya gatatu ku murya wa kabiri. Okay, wajya gucuranga ugacuranga uhereye ku murya kangahe? Wa kane. Mama shenye, oh, mama ndaje mama, yeah. Okay, iyo ni re mineur, sibyo? Okay, mi mineur. Urabona iyi dusanzwe tuyizi ni majeur, sibyo? Kugira ngo iyi mineur dukore urutoki rwa mbere gusa. Wow, urumva akarya kamwe kabihinduye. Majeur, mineur, majeur, mineur. Ugacuranga umurya tuhereye ku gatandatu. Yeah mama we. Okay, narekuye umurya wa gatatu wari ufashwe n'urutoki rwa kangahe? Rwako rwa mbere, sibyo? Bayita mineur mi, bayita mi mineur. Iyo ni majeur mama wayibonye, iyo ni mineur wayibonye, yo. Good. Hanyuma fa tuyizi gutya, yandi isanzwe ya solo aba isi yose bafata gutya. Hanyuma rero iyo ushaka kugira ngo umenye mineri yayo, urutoki rwa mbere rukanda eshatu, noneho ubwo rwo hagati rwa kabiri ruvamo. Tayari iyo ni ya solo y'igice. Urabona ko hakanze intoki ebyiri zonyine gusa, sibyo? Bare yayo rero, uru rwa gatatu ruzamura rukajya ku murya gatanu kuri freti ya gatatu, agahera kakaza kajya kuri freti ya gatatu n'ubundi ku murya kane. Noneho uru rukazamuka hejuru mu shorishori ku giti mu ndabyo. Okay, tayari ubona ko hakanze urutoki rwa kabiri rwo ntabwo rukanze. Okay, iyo ni fa mineur yuzuye Imana yemera muri acoustique. Okay, fa noneho sol n'ubundi ni kimwe n'ibi, ariko urazamuka ukabitangira kuri freti ya gatatu. Okay, ayibonye? Tukabonye ko yari fa ndetse sol. Okay, ra tugiye kureba la mineur. La mineur urutoki rwa mbere
kuri freti ya mbere ku murya wa kabiri, urutoki rwa kabiri nguru rukajya kuri freti ya kabiri ku murya wa kane, hanyuma urutoki rwa gatatu nguru rukajya munsi y'urutoki rwa kabiri, ubwo ni kuri freti ya kabiri ku murya wa gatatu, ugacuranga ahangaha uhereye ku murya wa kane. Nyabuze mata jyamatera gahinda n'amanyagwa. Sikiyagariwe. So ubabyumvise bivuze iki rero? Iyi ni la mineur. Okay? Raho ati la mineur. Hanyuma rero tugiye muri C minor B minor cyangwa C mineur. Nubundi twabonye do mineur twayibonye hano. Sibyo? Umanuka rero muri fret ya kabiri sasa. Position zimwe. Muri make position ya do mineur na C mineur birasa. Uretse bitandukanizwa hehe no muri fret aho bijya. Muri do utangira muri fret ya gatatu. Sibyo? 1 2 3. Sibyo? Noneho C mineur ugatangira muri fret ya kabiri. Okay? Iyo bayita C mineur. Numara kuziga rero tugiye kureba byane nababwiraga nshaka kugira ngo mbereke uyu munsi. Do urumva ko wagiye munoze, so tugiye kureba noneho hagati ya do na fa. Do mi mineur ukabona kujya muri fa, ukongera do, hagati ya do na sol hajyamo re mineur ndetse na sol. Mubibuka twize progression eshatu, 3 major progressions, ibyo muravyibuka, twize do na fa na sol. Uyu munsi zibaye ngiye kuzikora ari eshanu, ubwo majeri za zindi eshatu ntizibura nizo nkingi. Hanyuma tugiye kureba hagati ya y'inota n'irindi yandi ya majeri ni yihe mineur twashyiramo hagati ya do ndetse na fa. Mi mineur ndetse na fa, ukayitindamo rwose, ukongera ugatangira do, igice, re mineur, okay. Ubwo rero ugiye gukora iki sasa? Ugiye kunkorera hagati ya do na fa, ugiye gushyiramo mi mineur. Sibyo? Mi mineur. Ubwo ni hagati ya do na fa. Hanyuma hagati ya do na sol ugiye kwinshiramo re hati re mineur. Hanyuma ubundi untwikire mwana wanjye. Sibyo? Okay. Kandi ushobora gukora imyitozo nanone, ushobora gatandatu yawe ya la mineur, la mineur ndetse do. Ubwo ndi ku bantu batangiza ariko bamenye amanota neza. La mineur, jya muri do, jya muri re mineur, ndetse na solo, ndetse na do. Ako na akantu wakora mu myitozo rwose ku buryo kwimuka intoki byakorohera uva muri kode ujya mu yindi. Turacyabaho ibyiza bikomeje muri MT22 Music. Urukundo ni rwa rundi, ntabwo tugeze duhinduka. Icyo ngusaba, gerageza ibyo nguha ubiha abandi, nibwo tuzanezerwa, tuzisanga isi yishimye iri mu munezero, kubera music ikikora ndetse n'agaciro kayo mu mwana w'umuntu wariwe wese. Music ni nziza kandi iraryoshye,
Kuba inyangamugayo bikurikira kuba uri umucuranzi wese aba inyangamugayo cyane mu buryo bwose, akagira ibyo yirinda byatuma mugenzi we ababara. Umucuranzi wa nyawe niwe muganga wa nyawe cyane uvura ubwonko. Rero kuvuga neza, kuririmba neza, gucuranga neza, kugaragara neza mu bantu nibyo bintu bya mbere na mbere umucuranzi yakagombye kuba afite. Izo mpanuro nagenzi benshi kandi ziracyakomeje, abazikora bazitwararika bakabimbwira, abandi bakambwira ubuhamya bwabo nagiye nigisha. Biranshimisha nk'umubyeyi wanyu ubigisha umunsi ku munsi. Fatiraho, ndahari kugusapotinga, kugufasha no kugusengera kugira ngo ugere ahantu heza haryoshye. Imana iguhe umugisha.